Yego rwose dore ibintu 20 bigaragaza umuhungu ubeshya umukobwa yitwara ngaha mukunda kandi atari byo. Ibi bimenyetso bizagufasha kumenya niba uwo muhungu afite amarangamutima y'ukuri cyangwa arimo kugukina kumubyimba. Iyi YouTube yitwa Inkuru Nshyashya. Wibuke gukanda subscribe, like na comment kugira ngo uzajye ubona inkuru nk'izi nyinshi ndetse tuzikurikirane 5 kwa 5 kugira ngo tubonere ibintu by'ubwenge ndetse n'inkuru z'urukundo, amagambo y'ubwenge yahindura ubuzima bwacu. Ibintu 20 bigaragaza umuhungu ubeshya umukobwa. Twagiye. Ikintu cya mbere, ahora avuga amagambo meza gusa ariko ibikorwa ntibigaragaza urukundo. Ashobora kukubwira ko agukunda ariko ntajya bikwereka mu bikorwa bifatika. Ntajya ashaka ko abandi bamenya ko mukundana. Agukingira ikibaba nta kwerekana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bandi bantu. Ahora akubwira ko ahuze cyane igihe umukeneye. Iyo umukeneye cyane arakubwira ko afite akazi, kwari mu nama cyangwa ngo ari kuruhuka. Iyo umubajije kubijyanye n'ejo hazaza ahindura ikiganiro. Ntajya agira gahunda z'ahazaza nko gukundana n'iby'igihe kirekire, kubana cyangwa gufatanya inzozi. Afite amazina atandukanye kuri WhatsApp, Instagram n'ahandi. Ashobora kuguhisha uko yitwara ku zindi mbuga kugira ngo utamukeka. Ntajya gufata nk'umwihariko. Ugasanga afata abakobwa benshi kimwe atakwereka ko hari icyo umumariye kirenze abandi. Ndasubiramo ku cya 6. Ntajya agufata nk'umwihariko ugasanga afata abakobwa benshi kimwe atakwereka ko hari icyo umumariye kirenze abandi. Iyo umuhamagaye nijoro ntajya yitaba cyangwa agusubiza buke cyangwa ahubwo agusubiza bukeye. Icyo kintu byerekana ko yaba ari kumwe n'undi cyangwa ko atitaye ku byo ushaka kuvuga. Ku cya 8, yakira impano zose ariko ntajya akwereka ko aziguha niyo afite. Ntajya yitanga mu rukundo, yishyira imbere gusa. Ntajya guha umwanya wo kuganira neza. Ibiganiro bigira uburebure n'ubugari aba abihunga. Ashobora kugusaba gusambana vuba kandi nta kindi kigaragara. Ibi byerekana ko ibyo yitayeho si amarangamutima ahubwo ari irari gusa. Ku cya 11, iyo uvuze ko wababaye arakubwira ngo ubigiremo umugore cyangwa akakwigiza nkana. Ahangaha bishatse kuvuga ko ntajya gufasha gukemura ibibazo byawe. Ku cya 12, agira imyitwarire ihindagurika cyane. Ni ngurugero, umunsi umwe aba ari umunyampuhwe ejo akakwirengagiza. Cya 13, ntajya kubwira ukuri ku buzima bwe. Urugero nko ku muryango we, aho akora cyangwa uko abayeho. Agira umujinya iyo umubajije byinshi. Urugero, ntashaka ko mumenya byimbitse cyangwa kumumenya byimbitse. Iyo niyo mpamvu ahora arakara utamubajije nabi. Ntajya guha umwanya wo kugira uruhare mu buzima bwe. Ntamenya ibikwerekeye. Ntashaka ko umwinjirira cyangwa ngo mufatanye. Icya 16, ahora avuga amagambo arimo amayobera. Urugero, avuga ibintu bigoranye gusobanura, birimo urujijo wo kukubwira uti ndumva ariko sinzi neza. Afite inshuti nyinshi z'abakobwa ariko ntaba ashaka ko ubibona.
kandi iyo ubimubajije akubwira ngo uramufuhira cyangwa ntacyo bimaze. Iyo wumva ushaka gukora ibintu bikomeye hamwe, ahora akubera imbogamizi. Ashobora kukubwira ngo urihuta, ngo aracyatekereza cyangwa ngo uramukanga. Iyo uvuze ko ushaka guhagarika urukundo, ntavuga menshi, ahita bivamo. Nta kurwana ku rukundo, ahubwo aguhita kure nkaho ntacyo upfana nawe. Ntajya agushimira cyangwa kukubwira ko yishimye kubwirana ibihe nawe. Urukundo rw'ukuri rurubakwa gushimira no guha umuntu agaciro. Iyo ntacyo akuziye, nta n'icyo akwibwirira. Inama: umuntu ugukunda agukorera umuntu ugukinira. Akubeshya umuntu ugukunda, ndasubiramo, umuntu ugukunda agukunda ntabwo yirirwa akubeshya amagambo ndetse n'ibindi, cyangwa ari kubivuga mu bikorwa, ari kubivuga mu magambo adashyira mu bikorwa. Niba ubona byinshi muri ibi bimenyetso ku muhungu mukundana, menya ko ashobora kuba atari urukundo rufite intego, ahubwo ari uburyarya bw'amarangamutima. Murakoze rero, jye mwabanaga ni Fabien kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya. Ibuka gukanda like, subscribe, comment ndetse unayisharinge na bagenzi bawe, kugira ngo tubashe kuzamura iyi algorithm yacu ibashe kuba yakurikiranwa n'abantu benshi. Ndabakunda cyane. Cyawo nakagaruka.